Turabasuhuje mwese abadukurikiye aho muherereye mu mpande enye z'isi. Tubahaye ikaze kuri Table Nations TV, muri kumwe na Muhongayire Jacqueline. Shalom. Uyu munsi rero tubafitiye insanganyamatsiko igira iti nawe byamubera. Nawe byamubera ninde? Nawe byamubera niki? Bimeze bite? Ubushize ubwo twaganiraga twavuze ku marangamutima y'umwana yakomereka bikamutera ingaruka nyinshi. Uyu munsi rero tuje kuvuga ku mwana wo ku muhanda. Umwana wo ku muhanda nawe ni umwana nk'abandi, nawe yavutse hari icyo Imana imubonamo, kandi mufite ingero nyinshi. Nubwo jyewe naba ntazibabwiye, si byiza ko ngira uwo mvuga muri iki kiganiro, ariko barahari bivugira yuko bahoze ku muhanda kandi bavuyemo abantu bazima. Ese utekereza ute kuri uwo muntu wanyuze muri ubwo buzima ariko bikarangira avuyemo umuntu? Byamubera rero nawe kuba umuntu mwiza nkawe, ufite agaciro, ukunzwe, ufite umuryango ndetse mwiza, ushobora no kuba uruta uwabarezwe neza. Impamvu rero titire cyangwa se insanganyamatsiko yacu twayise nayo byamubera, ni uko hari benshi bifuza ubuzima bwiza ariko ntibikunde. Biba byaragenze biti? Biba byaratangiriye kera igihe yisanze muri uwo muryango yavukiyemo, cyangwa se akaba yaba ataranakomeretse kera ari muto akiri mu nda, cyangwa se amaze kuvuka, ahubwo nawe yarabitewe n'amahitamo. Ariko uko umubona kose, yaba ari ku muhanda uyu munsi, yaba ubona inzira aganamo ishobora kumuganisha ku muhanda, nawe kubaho neza byamubera, kandi nawe hari icyo wakora. Hari impamvu nyinshi rero zishobora gutuma umwana yisanga ku muhanda. Iya mbere ni umuryango yakuriyemo. Iya kabiri ni ibimukikije, aho navuga ngo ni area yavukiyemo. Niba yaravutse agasanga hari intambara, ni ukuvuga ngo yarahunganywe, cyangwa se yatandukanijwe n'ababyeyi be, cyangwa se abavandimwe be nabo aho bamureze ntabwo bamureze neza, cyangwa se yasanze ubukungu bw'iwabo butifashe neza, ntiyahabwa ibyo yakabaye ahabwa. Nyine bya bindi twavuze by'ibanze by'uko umwana agomba kwitabwaho mu marangamutima, akitabwaho mu buryo buri fizike, yaba ari ukumugaburira no kumwambika n'ibindi byose by'ibanze yakenera, akaba atabikorewe. Noneho muri we akidevelopamo cyangwa se akikoramo iyo self defense, ikazamuganisha ku kuba arimo yishakira we uko yabaho. Icyo kikazamugeza ku buzima azisanga ari ku muhanda, cyangwa se akaba nabwo yarajyanywe ku muhanda n'ibigare, ibyo bita ibigare kuri ya myaka twavuze ubushize, guhera ku myaka 11, 13 kuzamura 18. Buri za ngeso yakuye muri ba bandi atari abo bo ku ishuri, atari n'abo mu rugo iwabo cyangwa mu muryango w'iwabo, ahubwo ari ba bandi yagiye ahura nabo hagati yo kuva ku ishuri no kujya mu rugo. Ibyo byose bikamugiraho ingaruka, akisanga ari ku muhanda. Ku muhanda rero nkanjye wakoranye nabo, sinzi niba wararebye ikiganiro nakoze cya mbere, ariko nagushishikariza kukireba kugira ngo uze kumva neza aho umwana ashobora gukomerekera, bikazatuma bimutera ingaruka izi turimo kuvuga zo kujya kuba ku muhanda, hanyuma akazagira ubuzima bumugoye. Kugira ngo azabuvemo byasaba izindi mbaraga, nyamara wakabaye warabikoze mbere, cyangwa se n'undi umwana wundi baravuga ngo ntabwo ari umuntu ku giti cye, nawe ubirebye umunyuzeho ntabwo byagushimisha. Rero nakoranye n'abana bo ku muhanda igihe kirekire, igihe nakoranaga na Youth with a Mission cyangwa se YWAM. Hari n'ikindi gihugu nigeze kujyamo nabwo
nkorana n'abantu bo ku muhanda. Impamvu mvuze bo ko ari abantu bo ku muhanda, mbishingireho nashimira leta y'u Rwanda iyo yita ku bantu bakuze. Icyantunguye muri icyo gihugu nagiyemo ni uko nasanze, ntabwo ndi bukivuge kuko si ngombwa, nasanze abantu baba ku muhanda bo ari abantu bakuze, abasaza, abakecuru, abantu ubona bafite imirire mibi kandi ari abantu bakuru, ugasanga biteye agahinda. Ndashimira rero leta yacu kuko yita kuri abo bantu bose, abaturage bayo bose, ariko akarusho ikita kuri abo banyantege nke, atari uko wenda navuga ngo nuko bakuze, ariko abanyantege nke bose ikabazirikana, ikabamenyera icyo kurya, ikabamenyera aho kuba, ikabamenyera ubuzima bwabo mu bijyanye no kwivuza, mbese irabafasha mu buryo bwose. Abo bantu rero bari abo ku muhanda, niyo mpamvu mbatandukanije n'abana bo ku muhanda. Bo rero usanga bariho ubuzima bubabaje kuko biba ari ibintu byabaye bakuze, bakisanga ari ba homeless. Bavuga ngo ni ba homeless kuko ntibafite aho baba, nta buzima bafite, ariko usanga ari majorite ari abo bantu bashaje bakuze. Noneho kubera ko hajya haba n'ibihe by'ubukonje, ugasanga mu gihe cy'ubukonje nibwo bababaye cyane. Rero nakoranye n'abo bantu mu bijyanye no kubagaburira, mu bijyanye no kubabwiriza ijambo ry'Imana, kuko hari icyo wenda ntavuze mu minsi yatambutse. Ndi umumisiyoneri, nakoze amatraining abinyemerera, ari naho muri Youth with a Mission nakoranye n'abana bo ku muhanda. Muri make ni igikorwa cyanshimishaga cyane, nkagikora numva nezerewe, yaba ari ukubabwiriza mu buryo bw'amarangamutima, tukababwiriza ijambo ry'Imana, tukanabatembereza bakajya gukina umupira bakumva bisanzuye, kuko ni nacyo kiri muri bimwe bikiza amarangamutima. Ibyo byose rero tubishyize hamwe byafatanyirizaga hamwe kugira ngo bigaruremo ibyishimo, dukore kuri amarangamutima yabo, ariko tukabafasha no mu bifatika, yaba ari abana tukabasubiza ku mashuri, cyangwa se niba ari n'ibyo kurya, niba ari n'amafaranga bakeneye, ibikoresho by'ishuri, nabyo tukabibaha, ugasanga ubuzima bwabo bugaruye ibyiringiro. Rero natangiye mvuga ngo nawe byamubera. Uwo mwana wo ku muhanda kugeza ubu baba bajyanyweyo nyine n'ibintu bitandukanye uko nabivuze, yaba ari ibidukikije, aho bavukiye, yaba ari imiryango itishoboye, yaba ari no kuba umuryango wa none utacyuzuza inshingano, kuko nabyo sinabura kubivuga. Niba kera umwana yarasohokaga akagenda yarara aho batazi, bagahangayika, bagatanga amatangazo, ukabona babuze amahoro. Kuko icyo mbivugira, ntabwo abana bajya ku muhanda ntabwo ari abadafite ababyeyi gusa cyangwa babuze imibereho, oya, hari n'abananirana bitewe na za situwasiyo zo kuba barakuye ingeso mbi mu bigare. Rero iyo bigenze gutyo, usanga umubyeyi wo muri iki gihe wagira ngo nta kintu bimubwiye. Kera umwana iyo yararaga ku gasozi cyangwa se agatinda gutaha, umubyeyi yarahangayikaga akarangisha, ukabona mbese yabuze amahoro. Ariko uyu munsi ushobora gusanga hari umwana uri ku muhanda afite n'ababyeyi bombi, ugasanga ni ikintu kibabaje. Navuga ngo ku ruhande rw'ababyeyi hari ukuntu baba batabishyizemo umuhate, kubona urara uryama ukajya mu nzu uzi yuko umwana wabyaye ataharaye, ari ku gasozi, ntuzi ngo yariye, ntuzi ngo yambaye iki, ntuzi ngo araye he, ntuzi ngo ari mu biki, ukumva uraryamye uri mu nzu uratuje. Babyeyi ndabakangurira kwisubiraho, ugatekereza utese uyu mwana, nk'uko nabivuze mu kiganiro cyashize, ko ndi umushumba we, ko Imana yamumpaye hari icyo imutezemo, ko nanjye namuhawemo nk'inshingano nubwo ari amaraso yanjye, kubera iki nitwaye gutya, akaba arinze kurara ijoro rimwe ku kigero icyo ari cyo cyose yaba agezeho. Nta na rimwe uzareka kuba umubyeyi w'umwana wawe, yaba ari umutini,
ari ku myaka hagati ya 13 na 18, uramushinzwe. Ni gute agenda agatinda akaza yurira igipangu ubuzi avuye he? Ese ko bavuga ko muri iki gihugu hari itegeko rivuga ko umwana utarageza ku myaka 18 atemerewe kunywa inzoga. Umwana wawe arinda ageze ayo masaha ko umufiteho uburenganzira, ageze ayo masaha atakubwiye aho ari, utazi ibyo arimo, wowe uba utekereza iki? Uba utekereza ko ari mu biki? Yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu, ntabwo byemewe cyangwa se ntabwo ari byiza yuko yifata akagenda atakubwiye, kuko umushinzwe, ari mu nshingano zawe, yarangiza akaza ayo masaha ngo wumve uguwe neza, wumve utuje, uvuge ngo no, ngo yarakuze. Ntuzi isi arimo uko iteye, ntuzi ngo yanyoye iki, ntuzi ngo yariye iki, ntuzi ngo yakoreye iki aho avuye. Hanyuma ukazisanga umwana wawe ari muri gereza, cyangwa se ari mu mabandi nyine nk'andi yose, cyangwa nk'ibiyobyabwenge, cyangwa bamutwaye n'ahandi, kubera yuko uwo mwana nawe nk'umubyeyi utamugizeho inshingano. Ntabwo navuga ngo ni bose, ariko gerageza ugenzure mubyeyi, kuko turashaka kurema sosiyete nyine ya none nziza n'ejo hazaza. Tekereza urebe ngo umwana wawe niyo yaba ari umusore bingana iki, arimo kwitwara gute, kuko nta gihe umuntu abaho, nubwo yaba ari umusaza, nubwo yaba angana ate, utagirwa inama, mukebure. Cyangwa se niba nawe yaramaze kujya ku muhanda, shakisha uburyo bwose washaka ubufasha, yaba ari ubujyanama, yaba ari ubuyobozi, urabikora, ariko umuntu akagaruka mu nzira. Natangiye mvuga rero ngo byamubera, nta muntu n'umwe wumva yabaho ari ikibazo. Ntawe n'uwo mwana wo ku muhanda ntabwo yifuza guhora akwepana, ntabwo yifuza guhora yiba, ntabwo yifuza guhora bamwishisha, ahubwo yifuza kumva nawe yakwerekwa urukundo, yifuza nawe kubona ejo azavamo undi muntu mwiza. Nawe afite icyifuzo, nubwo wenda kereka amaze kugera ku rwego rumurembeje kubera ibiyobyabwenge, cyangwa se kubera izindi ngaruka zo kuba hanze, hari n'abakuramo ubundi burwayi. Byaba byiza nawe niba ufite umutima watekereza uti ariko uyu mwana uri kuri uyu muhanda namufasha iki? Ese ngewe kubera iki indara mu nzu nziza natanze iki? Ndakangurira buri muntu wese gukora mu bushobozi bwe, yaba ari ubw'ubujyanama, yaba ari ubw'ibifatika, yaba se n'indi nama iyo ari yo yose, cyangwa se n'ubundi buryo washobora. Nubona umwana ari ku muhanda, wivuga ngo uyu ni mayibobo, wivuga ngo uyu aranyiba, wivuga ngo uyu nguyu, wimukritika, kuko ntabwo uzi impamvu muri za zindi twavuze zatumye aza ku muhanda. Niba iwabo bahora barwana, niba batamuhahira ngo arya hage, niba se hari ikigare agenderamo, ntabwo uzi ikintu cyatumye ajya ku muhanda. Ndagira ngo ngushishikarize wowe uzumva iki kiganiro, niba hari uwuzi, niba hari uwo ubona, ntabwo ngewe mu bushobozi bwanjye nkanjye jyenyine hari icyo nashobora jyenyine, ariko hamwe nawe, niba ari amaboko yawe uri buzane, niba ari igitekerezo, niba se hari ubundi buryo utekereza byakorwamo, ariko reka nawe uwo mwana nawe byamubera kwisanga ari mu nzira iganisha ejo heza, kuko muri generasiyo twifuza ko yaba ari nziza none n'ejo, n'uwo mwana arimo. Ntabwo ari hanze y'ibitekerezo byacu, ntabwo ari hanze y'ibyo twifuza. Wikwicara iwawe ngo utuze, ngo urye, ubimene, wumve yuko uwo mwana nawe adakeneye kubaho. Kandi ntabwo twifuza yuko ajya gusabiriza ngo atege amaboko ku muhanda. Turifuza yuko uwo mwana yajya mu muryango, niba atawufite, leta y'u Rwanda ishakira abantu imiryango ikawumushakira, ariko nawe byamubera kurara heza, byamubera kubyuka akajya ku ishuri, byamubera kuzavamo umuntu yabonaga ko ahari we byarangiye, ariko byamubera. Reka nkwinginge wo kuri iki kiganiro ugira icyo ukora. Niba ari inama ni karibu,
niba ari ibifatika nabyo ni karibu, niba nawe uri buze ukitanga ku giti cyawe nabyo birakenewe, ariko kugira ngo uwo mwana nawe azavuga ati navukiye mu gihugu, navukiye kuri iyi si, ariko nsanze inzira nari ndimo yarafunzwe, ahubwo nyobotse indi nzima. Nawe wa mutima twavugaga woroshye cyangwa se w'inyama, cyangwa se umutima ushobora kwakira icyiza ukavangura ikibi n'icyiza, akava muri urwo rumogi, akava cyangwa no mu bindi biyobyabwenge. Ubwo mvuze urumogi, ariko hari ibindi abantu banywa byica ubwonko, cyangwa se akareka inzira mbi yari arimo. Niba yari umujura, ntawamenya icyo yari buzavemo, ariko turizera yuko hamwe n'ubufatanye bwa buri muntu hari icyakorwa, uwo mwana nawe bikamubera, cyangwa n'undi wese wumva afite ubuzima bumugoye. Ni karibu rero ku muntu wese wumva hari icyo yakora. Murareba kontakiti iri kuri iki kiganiro, hanyuma muzaduhamagare tugende dushyire hamwe amaboko, kuko nawe byamubera kumva agiye ntawe umwishisha, ntawe umutera amabuye, atabona abantu ngo yiruke, atari igikange, adafite mbese agakira ibyo bikomere, nawe akava muri uwo muhanda. Nagira ngo rero nshishikarize buri muntu wese rwose uzumva iki kiganiro cyangwa uzagikurikira, wikome ku mutima uvuga uti ariko jyewe natanze iki? Ese kuki jyewe njya mu nzu nkaryama, iyi mbeho uyiryamyemo we arumva bimeze bite? Ese iyi mvura niba hari utayugamye, wafata mbese wakora iki kugira ngo ubuzima wifuza ubwifurize n'undi, kuko nawe byamubera. Murakoze rero, nakagaruka naho ikindi gihe. Shalom.